mbona umuntu barimo kumukura mu mufuka barwana nawe kumukura mu mufuka kandi mu mufuka ruzuye amaraso ndibaza niki cyabayemo ariko nta kibazo baramwitaho bareba icyo bakora nanjye nabibonye gutya ndimo kujya mu kazi ndabyibaza hose hari abaye iki bongewe umusore ntago nari muzi ni ubwa mbere mubonye muri iyi quartier nyine basanga twari dusanzwe duturanye ariko ntabyo narinzi ngewe ariko Imana niyo ibiri mu mwakire nyine ahantu bagiye kumujyana ariko ikintu nge nishimiye nuko leta yaje ibangutse ariko iramwitaho ikintu ndagikunda cyane kandi ikintu nishimiye kindi nuko nyine abaturage nabo bahise batanga amakuru ku gihe baze bamutabare kabisa nge nabyishimiye kabisa gusa ngiye nabibonye ndimo kujya mu kazi ndibaza ari abaye iki manukaho gato ndarunguruka mbona rero abantu benshi ari umutekano abashinzwe umutekano ni benshi bari benshi ariko nabibonyeho gato mitanyitayira ko nayimvuye mu kazi. Ahangaha turi mu karere ka Nyamagabe ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane tuhagira nk'abanyamakuru twabanje kwitondamo n'impamvu twateye kamera hano haruguru kubera ko hari hepfo gatonya muri kureba hapfuye umuntu ariko hari muri kubona hari RIB ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bari gukora iperereza batubujije gushyiraho kamera ariko twavuze ati reka kino kiganiro tugikore ubundi turaza kubereka ukuntu bari gukora iperereza tubereke uburyo ki byagenze. Rero uyu musore wapfuye ngari mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko bamwita Tangishaka. Ibaze kumva umuntu w'umugabo witwa ngo Tangishaka amazina y'abakobwa. Rero yishwa n'abagizi ba nabi bataramenyekana ariko ubugenzacyaha RIB uri gukora iperereza kugira ngo abamwishe batabwe muri yombi. Ko mutubona hano hari epfo gatonya niho ari ngiye kubajyanayo imbere ku murambo mbereka ukuntu bamwishe. Reba rura rutoki uri kureba hari hepfo bamufashe bakimara kumwica baca ano makoma benaro mashara barangije baramuzirika baramuharaga bamuzirikira barangije bamushyira mu mufuka wa kirojana hepfo ku maguru barahafunga no ku mutwe barahafunga. Nibwo rero batongotsagamo hano mu rutoki mu gutongotsamo hano mu rutoki rero abaturage bagendaga dore ko nari hepfo harimo abantu bahingaga. Nibwo umuturage umwe waruje gukoranya akabyizi yahageze akihagera abona ikintu cy'igifuka niyacyitaho haza undi umwe nawe araza abona ikindi cy'igifuka nawe niyacyitaho bamara kuba batanu mu murima hariya hepfo ndabahageza muharebe cyo musabwa no gukurikirana kino kiganiro paka nkabereka ibiri kubera hano. Noneho uwabonye nyakwigendera we yaturutse aruguru nk'iyagatera akubita ishoti cya gifuka aravuga ati hano harimo imari. Mu kukubita rero kiriya gifuka ishoti nibwo barebye babona amaraso arimo arava mu gifuka baravuga ati se ye ni ingurube yapfiriyemo cyangwa ni ingurube ibisambo byibye bikayishyiramo hano bakaba bayibitesheje cyangwa n'inka babaze inyama bakazishyiramo hano bakaba baje kuzitsimba. Bagira rero urumva ko nawe wagira amatsiko ukimara kubona ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kugira amatsiko. Cyaje gukurikiraho bahise bafungura umufuka bagira ngo ni inyama nyine bitoraguriye akaboga nk'ibisambo by'iby'inka birayitemagura bishyira mu mufuka cyangwa by'iby'ingurube birayitemagura bishyira mu mufuka. Ikintu cyaje kubaho basanze ari umuntu bagifungura hejuru bahise babona umutwe dore ko abagizi ba nabi bamwishe urupfu rubi cyane bamwishe bamuteraguye ibyuma. My friend naza kubereka umurambo wiye kugira ngo mwirebere bamwishe urupfu rubi bamwica urupfu rwa nabi mana abagizi ba nabi ariko ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza ndaza kuhabageza murebe ukuntu bari gukora iperereza ariko bari batubujije kuhasatira kugira ngo tutica ibimenyetso dore ko n'abangaba babonye no murambo bafashwe bari guhatwa ibibazo ariko natwe turaza kubahata ibibazo arabo turi buze kuvugana nabo tubahata ibibazo natwe tumenye uko byagenze tumenye imva n'imvano kugira ngo tubahereze amakuru yuzuye. Hari mu masakira saa 12 za mu gitondo ubwo umurambo wagaragaye mu masakira saa 1 zuzuye. Rero ikintu ngiye kubasaba mukore subscribe mufungure inzogera kugira ngo muzajye mureba amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Mureke tumanuke rero tujye kureba umurambo so ahangaha nkuko mubireba ndaza kumanuka sibyo turaza kumanukana cameraman nawe uze kunkurikira umvise cameraman uze kunkurikira tumanuka hano gakenya tujye kwereka abanyarwanda uko byagenze. Rero twagenda twagira dute cyangwa twareka
ndashaka kujya kubereka uburyo ki byagenze cyangwa aho byabereye, ese byatewe n'iki, ese imva n'imvano ni iyihe. So kameramani araza kunkurikirana kugira ngo nze kubibereka gake gake, twitonze gake gake. Turacyamanuka, ubwo turi kumanuka rero tugiye gusatira ahangaha biciye umuntu, ngiye kubereka umurambo. Hano hepfo gatonya hari ishami ry'ubugenzacyaha bari gukora iperereza, ariko batubwiye ngo nk'abanyamakuru dukureho kamera kugira ngo tutaza gukamera umurambo, ariko twebwe turashaka kubyivangamo, tugahita dukamera umurambo, tugakamera n'abantu bahari, tugahita n'ibibazo abaturage. Nubwo batubujije nibadufunga nta kibazo, ariko amakuru turayakora. Rero ngiye muri kumwe hano kuri kamera, nitwa Kidasamura, nkaba ndi umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda, nkaba ngiye gukora ibintu bidakorwa, nanjye nkaba ngiye kwishora mu mazi abira. Batubujije gufata amavideo n'amashusho, ariko ngewe aya mavideo n'amashusho ngiye kuyafata. Kubera iki? Kugira ngo mbereke amakuru agezweho mu Rwanda. Duherereye mu karere ka Nyamagabe, umurenge ni uwatare, akagari n'aka Gasarenda, ni Mwaro n'Urutoki, niho ayo mahano yabereye, niho ibyago byabereye, niho ibintu byarijije abanyarwanda benshi. Ariko reka mbanze mbabwire abaturage icyo bavuze. Hari abaturage twabanje kuganiraho, bavuze ngo uyu musore yarari mu kigero cy'imyaka 28, bamwe bakavuga ngo yari mu kigero cy'imyaka 30, bivuze ngo bose babusanyaga. Ariko abenshi bavuze ko uyu musore batamuzi, abandi bavuga yuko uyu musore bamuzi. Bivuze ngo uyu musore yari mushya mwa kano kagari, yari amazemo ibyumweru 2, ariko mudugudu aramuzi, umukuru w'isibo aramuzi, kubera ko yari ibaruje, kubera ko umupangayi cyangwa yari umupangayi nyirinzu yagiye kumwerekana ku isibo kugira ngo bamubarure yuko agiye mu isibo. Rero uyu musore dore ngaba ari hariya hepfo, ubugenzacyaha dore bari hariya bari gukora iperereza, n'umuntu wapfuye ari hariya hari imodoka ya RIB ishinzwe gutwara imirambo, nayo ndaza kuyibereka. Rero ni muhano hepfo gatonya, ndabereka, ariko reka manzi mbabwire nyine ibyo abaturage bagiye batubwira. Ariko uyu musore nubwo ari hano mu karere ka Nyamagabe, aturuka mu karere ka Nyaruguru, yaje gushakira ubuzima mu karere ka Nyamagabe. Mbaza ngo yakoraga iki? Yakoraga akazi ko gutwika amakara, yatemaga ibiti agatwika amakara, agatwikisha nyine, bizo ngo yari afite amafaranga ye. Uyu musore yari Ingaramakirambe, nimvuga Ingaramakirambe bite wumva ko ni umuntu w'ingaragu, nta mugore yari afite. Ariko aho aturuka, kubera ko indangamuntu yiwe yanditseho yuko ikomoka mu karere ka Nyaruguru, bivuze ngo avuka mu karere ka Nyaruguru. Bivuze ngo rero yari yaraje gushakira ubuzima hano mu karere ka Nyamagabe, ari naho duherereye, ari naho twahamagajwe nk'abanyamakuru. Buri ikibazo iyo kibaye, abaturage bajya bakunda kuduhamagara bamwe na bamwe, ariko ntabwo ibindaje ishinga ari ukuvuga byinshi. Ndashaka kubahereza ibintu bifatika, nkabahereza ibimenyetso, nkabahereza cyangwa nkabereka nyine ibintu bidasanzwe. Koko no munsi ndavuze ati reka noneho nigaragaze kuri kamera. Sanzwe nkora video ntagaragara kuri kamera, ariko no munsi nagaragaye kuri kamera kugira ngo mbereke ibiri kubera hano. Hari amakuru menshi tugenda dukora, bamwe bakaturwanya, abandi nibaturwanye, abandi bakavuga ngo turabeshya, abandi bakavuga ati ni ukuri. Ariko ndababwiza ukuri ko ndamutse ngiye hari hepfo nanjye bahita bamfunga. Babwije ukuri ko ntari bugeyo, ngiye hari hepfo bahita bamfunga. Ngende bamfunge se, ejo amakuru muzayakora gute? Ejo amakuru se muzayumva mute? Ningenda bakamfunga, batubujije gukamera, ngiye njyanyeho kamera. Okay, uzabaze Ndahiro Valens Pape byigize kumubaho arimo akamera. Nanone uzabaze na nuriya ukora ikiganiro cya 1-on-1, ubwo yakubitirwaga kuri convention ari kujyana amakamera, ntabwo yakubiswa akanafungwa. Noneho nge ndinde wo kumanuka ku bugenzacyaha RIB aho bari gukora iperereza, batubujije gushyiraho kamera, nkashyiraho kamera. Ntago ndi bugeyo. Impamvu mvuze ko ntari bugeyo itsoke, reka mbahereze nk'urugero, sibyo? Umuvugizi wa polisi mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry agiye kumva ngo Kidasamura yafashe amashusho, ubugenzacyaha RIB bwamubujije, abangamira iperereza. Urumva aho nafungirwa ari hafi ahangaha. Rero reka tuganirize n'abaturage, tumve icyo bavuga, tuganiriza abaturage, tubabaza amakuru, byagenze bite, ese abamwishe byagenze bite. Turaganiriza abamubonye cyangwa ababashije kubona uno murambo uzingazingiye mu mufuka ndetse uri mu mashara. Nibo bantu turi buze kuganira nabo, reka tuganire nabo. Nyine nje naje ndimo kujya mu kazi, mbona umuntu barimo kumukura mu mufuka, barwana nawe kumukura mu mufuka, kandi mu mufuka ruzuye amaraso. Ndibaza niki cyabayemo, ariko nta kibazo, baramwitaho, bareba icyo bakora.
nanjye nabibonye gutya ndimo kujya mu kazi ndabyibaza hose hari habaye iki. Njyewe umusore ntago nari muzi, ni ubwa mbere mubonye muri iyi karitsiye nyine, basanga twari dusanzwe duturanye ariko ntabyo nari nzi njyewe, ariko Imana niyo ibiri mu mwakire nyine ahantu bagiye kumujyana. Ariko ikintu njye nishimiye nuko leta yaje ibangutse ariko iramwitaho, ikintu ndagikunda cyane. Kandi ikintu nishimiye kindi nuko nyine abaturage nabo bahise batanga amakuru ku gihe, baze bamutabare kabisa. Njye nabyishimiye kabisa. Gusa njye nabibonye ndimo kujya mu kazi ndibaza ari habaye iki, manukaho gato ndarunguruka mbona hariho abantu benshi, hariho umutekano, abashinzwe umutekano ni benshi tu, bari benshi, ariko nabibonyeho gato mpita nyitahira ko nari mvuye mu kazi. Sinzi nanjye nabibonye gutyo, gusa nyine byanunguye. ndavuga ngo Imana nifasha umuntu, Imana nifasha umuntu kugeza naho ari bugere. Gusa nyine baramufasha, nibagera bamugeza kwa muganga bareba ibyo bari bukore, iyo bamufasha ubwo abantu bareta babimenya tu, n'abantu yari aturanye nabo leta babimenya kabisa.